Easy go. Mwiriweho neza, iyi ni Damu Show TV Unity Vision Technology. Twabazaniye uburyo wakura email yawe burundu ahantu wagiye uyishyira, wagiye usayininga. Mbere na mbere nimba uyifitemo wayinjije muri Gmail, wafunguye Gmail ahantu mu mashini ariko urashaka ko itagumamo. Mbere na mbere urakanda ku gafoto nk'ibisanzwe, abona ko zirimo nyinshi zakwiye kuvamo, urukanda sign out. Kanze sign out ntago burya ibivuyemo neza, hasigara record nka ziriya wabonaga ziri sign out ariko zirahari, ariko bura ntago biba byizewe neza kugira ngo wirinde spam message cyangwa abantu bakwandikira barebye izo message. Mbere na mbere wongera ugakanda kuri ka gafoto, ugakanda use another account bakuzanira hano. Noneho ugeze hano ukanda remove email. Removing email ukanda kuri ako kantu kari negative, ukongera ugakoramo izo ushaka zose. Ushaka gusayininga urabona ko byakora no guforgotinga bikagira. Ukanda remove account, kongera kanda yes. Remove account ugakanda kara ko gukuramo ugakanda yes. Gutyo nyine ni kugenda uzikura. Kanda sign out wanze ukaza hari ukaremoving account. Nibwo email yawe ibivuyemo neza, uburyo utabona history y'ahantu, bataza mu mashini bakabona no muntu yasayininzemo hano ibiki n'ibiki, rero ugasiga yera neza imeze nacyo. Kanda n'ubundi kuri ka gafoto hariya mu nguni ugakanda use another account cyangwa sign in, ukareba nimba ya history irimo. Urefreshinze bino bintu nabyo wasanga, urabona ko za email bakwereka z'urutonde naziro. Rero kuri byose mwakoze kudukurikirana, wajya ukuramo email zawe nyuma yo kuzikoresha hamwe na hamwe mwabura buryo kugira ngo ugume uri safe mu bintu bimeze neza. Dusubiye kuri Gmail, urabona nyine nta bindi bintu byinshi itikwereka ngo sign in, itakweretse history y'ahantu ya email zagiye zijya muri iyo machine. Ubwo busize ari clear, nta muntu wapfa kubona email yawe ubakoreza message zidakenewe. Urakoze.